Ndagushimiye wowe wahisemo gukurikira ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Ngushimiye kuba warakoze subscribe ku muyoboro mugari w'ishene ya YouTube. Niba utarakora subscribe kandi ntarirarenga igihe niki. Niba ukunda kandi ukaba ukurikiranira hafi imyidagaduro nyarwanda, nta kabuza iyi nkuru ntago yaba itarakugeraho. Ni inkuru mpamo ikubiyemo ubutumwa buteye urujijo, ni ubutumwa umuhanzi Big Fizzo wo mu gihugu cy'u Burundi yageneye umuhanzi The Ben mbere y'uko akabya inzozi z'abarundi agataramira ku butaka bwabo ku nshuro ya mbere. Utimeze gute rero? Ubanza wicare neza ubundi wegame. Iyi ni Inside Edge, njye ndi Aime Confiance. Bahaye ikaze. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki enye z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2023 nibwo hatangiye kumvikana inkuru ivuga ko umuhanzi Mugisha Benjamin wamamaye cyane nka The Ben yaba agiye gutaramira mu gihugu cy'u Burundi. Akabikora ku nshuro ya mbere, dore ko byagiye byifuzwa kenshi n'abarundi, gusa ibiganiro bijyanye n'amafaranga uyu muhanzi bagombaga kumuhereza bikarangira umwanzuro ubaye wo gusubika imikoranire hagati ya The Ben n'aba bategura ibitaramo. Ubwo aya makuru yajyaga hanze tariki enye z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2023, hagaragaye contract y'umuhanzi The Ben ndetse n'abagombaga gutegura iki gitaramo. Iyi contract rero ikaba ikuyemo amafaranga agera kuri miliyoni 40 umuhanzi The Ben yagombaga guhabwa kugira ngo yitabire iki gitaramo. Hagendewe ku makuru atangwa n'abategura ibitaramo bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abakurikirana hafi showbiz y'iki gihugu, bivuga ko The Ben ari we muhanzi ugiye guhabwa amafaranga menshi mu mateka y'abahanzi bagiye bataramira muri iki gihugu cy'u Burundi, yaba abarundi nyirizina ndetse n'abaturutse hanze y'iki gihugu. Iki gitaramo kandi The Ben agiye kwitabira ni igitaramo azahuramo n'abandi banyarwanda batandukanye barimo nka DJ Diallo, DJ Lampa, Bushari, Babu, Shemi, bose bazaturuka mu rw'imisozi igihumbi, hamwe na Lomi Jones usanzwe ari umu DJ wa Diamond Platnumz. Saba gusa kandi kuko hagomba kwiyongeraho Lino G, umusore uri kuzamuka neza ku ruhando rwa muzika y'u Burundi. Uyu musore rero akaba agomba kujya ku rubyiniro rumwe n'abakuru be b'abarundi barimo Satibi ndetse na Big Fizzo. Aba bose bakaba bari ku rutonde rw'abahanzi bagomba kujya ku rubyiniro rumwe na The Ben uzaba uturutse i Kigali. Nyuma y'uko Satibi yongewe ku rutonde rw'abahanzi bazahura na The Ben ku rubyiniro, yasangije ifoto abamukurikira. Ni ifoto Satibi ari kumwe n'umwe mu bategura igitaramo agomba kwitabira, akaba yari kumwe kandi n'umwe mu bagabo bamaze kumenyekana cyane mu muziki wo mu gihugu cy'u Rwanda, akaba n'umuyobozi w'inzu itunganya umuziki ya Country Record, ndavuga Nobja. Nyuma y'ifoto rero Satibi yasangije abamukurikira ari kumwe n'utegura ibitaramo bagomba kwitabira ndetse na Nobja. Mugenzi we nawe bagomba guhurira ku rubyiniro ari we Big Fizzo yifashishije urubuga rwe rwa WhatsApp, yifata ku gahanga arangije agenera ubutumwa The Ben. Benshi bati ubu ni ubushotoranyi, abandi bati ntituzi icyishe inyuma y'aya magambo, cyakora n'ibyo gutega amaso. Ariko ubundi umuntu yakwibaza ati ese ubundi Big Fizzo ni umuhanzi ukomeye bingana iki ku buryo aba intumwa y'abahanzi n'abakunzi b'umuziki w'abarundi? Amazina ye bwite ni Mugani Desire, yamenyekanye cyane nka Big Fizzo, akaba naryo zina akoresha mu muziki. Big Fizzo yabonye izuba tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1976. Uyu munsi n'umugabo w'imyaka 45 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi mu gace ka Makamba, aza gukurira mu mujyi wa Bujumbura mu gace ka Bwiza. Big Fizzo ni umuhanzi, akaba umwanditsi w'indirimbo, akaba umubyinnyi, ariko akaba n'umuproducer mwiza. Sibyo gusa kandi kuko burya ari n'umushabitsi. Uyu muhanzi Big Fizzo yatangiye kuririmba byeruye mu mwaka w'1990, atangira umuziki akorana n'umwe mu bahanzi bakomeye uyu munsi wa none Kidumu, gusa ntibaje kurambana kuko baje gutandukana, atangiye gukorana n'itsinda rya Nigasol. Big Fizzo ni umuhanzi wakunzwe bikomeye n'abarundi ndetse n'abanyarwanda kuko ubutumwa atambutsa mu ndirimbo yifashisha ikirundi ndetse n'ikinyarwanda. Big Fizzo yakoze indirimbo zikomeye ndetse zanatumye amenyekana cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Izo ndirimbo zirimo nka Sinarinzi, Ndakumisinze, Bajo, Munyana,
Indoro yakoranye na Charly na Nina ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Uyu muhanzi mu mwaka w'ibihumbi 2021 yinjiye muri sinema y'u Burundi ndetse akanagaragara muri filime y'uruhererekane yitwa Noble Film. Iyi ni filime irimo n'ibindi byamamare muri showbiz y'Abarundi. Ibi ni by'ingenzi byagufasha gusobanukirwa neza ndetse no kumenya Big Fizzo uwo ari we. Nyuma y'uko The Ben atangajwe nk'umuhanzi uzataramira Abarundi ndetse n'amafaranga azahabwa akajya hanze, bamwe mu Barundi ntibabyakiriye neza dore ko bavuga ko ayo mafaranga ari menshi cyane. Big Fizzo we yakoresheje WhatsApp mu rwego rwo kwerekana amarangamutima ye ku kuza kwa The Ben i Burundi. Uyu muhanzi Big Fizzo mu magambo ye yagize ati ngo The Ben agiye kuza i Burundi, nibyo se amenye ko yinjiye muri teritwari ifise ba nyeneyo. Ubu bukaba ari ubutumwa Big Fizzo yatambukije abinyujije kuri status ye ya WhatsApp, maze benshi batangira kubyita itiku, abandi bati ni ubushotoranyi, uretse ko hari n'ababifata nko gushyushya igitaramo dore ko bombi bazahurira mu gitaramo kimwe. Mugisha Benjamin wamamaye cyane nka The Ben azitabira igitaramo kizabera i Burundi tariki 30 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'ibihumbi 2023. Ni igitaramo kizabera muri Eden Garden Resort. Kwinjira ni ibihumbi 100 by'amarundi, akaba arenga gato ibihumbi 30 by'amanyarwanda, ndetse na miliyoni 2 z'amarundi akaba amafaranga agera ku 700 birengaho gato mu mafaranga y'amanyarwanda. Si ibyo gusa kandi kuko hari na tike y'abanyacyubahiro aho imwe ihagaze miliyoni 10 z'amarundi akaba miliyoni 3 zirengaho gato z'amanyarwanda. Bukeye bwaho hateganyijwe igitaramo rusange kizabera muri Jardin Public. Kwinjira azaba ari ibihumbi 10 by'amarundi akaba agera ku bihumbi 3 by'amanyarwanda arengaho gato cyane, naho VIP akaba ari ibihumbi 50 by'amarundi ndetse nayo akaba ari ibihumbi birenga gato 20 by'u Rwanda. Naho itike ihenze muri iki gitaramo ikaba iri kugura miliyoni 2 z'amarundi, akazaba ari table y'abantu 8. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari amarenga yuko iki gitaramo ashobora kuzongerwamo n'abandi bahanzi bakomeye bo mu karere duherereyemo. Nyamara tukaba twarangije gutegura iyi nkuru ari uko imyiteguro ihagaze. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye, nkwifurije umugisha. Iyi ni Inside Edge, njye ndi Aime Confiance. Bella ciao, bella ciao.